kiri gute se Ingikize igihugu kimeze neza turashima Imana ewa ntiwabyumva se wumva kano kantu kari mu hano iki ni igisambo iki ni igisambo mwana njye nako ni igisambo hano mukangwa hagari wawuriye abantu ngose n'amafaranga mana we rero urumva ndashaka nyine ni ukuvuga ngo umwana wanjye navuka azajya avuga ngo mfite igisekuruza kwa makuza mana we Uwiteka uri Mana nzima ariko buri wahamagara Mbatera ntiyama umukozi akazi kahangara ngo nakavamo njyenyine rwose Mbatese kanda akanyenyeri. Hello Oui, Mbate bite sawa. meze neza Meze neza kazi. ko wanyanze mwa Sawa kwanga mabuja koko. zigiye uherukira hano Ntabwo ushobora kwanga mabuja kuko impamvu. Ntabwo ari umuntu ukomeye cyane kandi ari umuntu urahirira ntabwo ushobora kumwanga kabisa. Ese wakwanga mabuja wawe mukemere. nisi kudaheruka kunsura kudaheruka kunsura Esha mana nagize akazi kenshi kandi nari gukora akazi ahantu bari bandaburiye akazi niko nari ndimo nkora ariko muri no minsi ndahari to. ok wansanze ku kazi nkakubwira Ku kazi uri ku kazi? yego Sawa reka nze murebe. sawa tebuka ndagushaka Sawa. oh Mbate karame biswagera ariko wari uri hafi kabisa hafi kabisa oh amakuru y'iminsi ni neza kandi nyine nari maze iminsi ari ahantu nari nibereye nishimye hari igihe mba ngira ngo ntabwo ugituye muri izi karitsiye ndahari rero ikintu ngwahamagariye nshakira umukozi dore wa mukobwa ejo yaragiye kandi rwose kano kazi ntabwo nakibashisha njyenyine wabonye se wari ufite ejo bundi yagiye ko tuzanye ejo bundi ariko nawe urakina uriya mukobwa yagize amahirwe dore ngo agiye gushaka umugabo ubwo yagiye kwitegura ngo bagiye kumusaba nabonaga cya gikorwa cyari gishyushye cyane se uriya mukobwa yari mwiza ntabwo bamuhereza nabonaga cyari gishyushye yari azi akazi ate ko yari ashoboye ariko se ndangira umukozi rero nicyo nari nguhamagariye nimba ari n'agafanta ndakagura ariko ikibazo cyawe nawe ushaka nkihe ikibazo none se harimo komisiyo ndabwira ngo nimba ari na fanta ndayigura ariko wowe muzanira umukobwa cyangwa umuhungu uwunzanira umukozi uri bubone upfa kuba umwizeye njyewe mfite umuhungu mwizeye nimba umwizeye se muzana atangire akazi muzane none muzane none atangire akazi sawa mfite umukozi mwizeye uzi akazi neza icyo muzajya icyo uzajya usabwa ni ukumuhemba neza ukamuhembera igihe none se uko bizi iyo defu yinziho koko ngaho munzanira wowe ubwo atangira akazi ibintu turabivugana umugejeje hano kazi ngende njye kumureba wenda ndasanga yanagiye ngaho simbuka tuhita tukugera iminota mikeya cyane simbuka kabisa mutebuka Okay. Oh my gosh, I miss you. Yeah. Okay. Baby, it's you. Sawa hejuru se? Oui. Aho ngaho. Nta kibazo ni kabisa.
Reka tubaragiye tutabonana. Meziteze. Namahoro. Mwana we. Umeze Shana amahoro bisa ndaho ndashimira Imana ariko twarabanye. Byongeye hari ahantu nagiye mu gapande kwamagana nakubura ko se ntabwo twa ariko kubwira tukajyana ariko ntabwo amagana nimero yawe wapi. Mva mumi yarebye telefone yanjye. Koko. Yarambwiye. Nyine ngo nikoresha telefone ko Regisi! Regisi! Kamaya. Ngwa hano. Komera sisita. Kiri gute se? Igikisi. Igihugu. Komeze neza. Turashima Imana. Ewa ntiwabyumva se urazi. Ndabyibagiwe. Cyanyemera. Kiri umutwe w'ubusa. Uribagiye ibyo bagiye kumbwira ko yangiye kuvuga ikira. wari uri mu duki mu nzozi. Ndabyibagiwe. Cyawe nama ngufate ubona nzateta kuri. Neza sister. Wa mutipe muheruka guteretana nta kintu kiravamo se. Ubu nawe ugiye kuba nka ba mama kweli. Oya rega. Urumva utangiye kundambira. Oya. Narambiye. Oya ntabwo nkurambiye. Ariko ni gute narambira sister wanjye ari we afite we. Mugabo nzoba ngenda. Oya reka nkubwire. Ni ukuri kw'Imana. Ntabwo nibyo bihugu mbishaka nta byaro birakuza hano. Hama. Oya reka nkubwire. Acha ndego hano mu rugo nyine. Oya ntukagume hano mu rugo nyine. Urabona? Ga sister. Niwe wenyene fisi. Kandi niwe wenyene unyitaho kuko niwe ufite akazirega ndamureba gufata neza bamara kwembwa nanjye ngana ko mbaranga amba rero byiye ndamukumbuye kabisa nanjye nari nkumbuye icyazo urantunguye pe gute se mutongo urantunguye shandi urashiri wanjye buri hari ibintu mba ndimo hari aka etage ndi kubaka haranashaka kujyanaho nkakakwereka sure ni ukuri kose kara ka etage ndashaka kuzaka kwihera nuko abura n'ikintu natakubwiye ubona iriya nyubako ya City Plaza ni ya sogokuru wa sogokuruza wanjye ntukuri wari ubizi se umuryango wose n'amafaranga mana we rero urumva ndashaka nyine ni ukuvuga ngo umwana wanjye navuka azajya avuga ngo mfite igisekuruza kwa makuza mana we nuko I'm proud of you okay it's okay baby nukuvuga ngo kari akanyubako ndi kubaka hariya ndashaka kukakwihera n'ubundi ndagukunda kandi ntago nzigera nkutenguha subize se nawe ntacyo utakoze kugira ngo unshimishe ariko nanjye ikintu cyo giye kugira ngo nkwiture ngohereze ibyanjye byose mfite nibura ubifate mu kiganza cyawe wow nukuri kose ndagukunda kandi biranshimishe ntabwo wabyumva subize buzi ikintu naguha mami se bimeze bite hano nanze kugera muri salo ntago bazi ko naje ahubwo ukaza kubabwira ko naje hano ndashaka guhita ngenda hari ibintu byihutirwa ngiye kujyamo ni ukuri mami ameze neza na dadi nyine bose bameze neza okay nta kibazo reka mucike be kanjye mu kazi nanjye bari kumamagara cyane ariko kariya ka etage rwose reka kuzure nzakakwandikaho ego ni ukuri kose sure Magis thank you too ukoze ngaho ujya mu nzu ntabwo werekeza kumerekeza okay ntacyo merekeza nta kibazo merekeza bitwaye iki shariye se ari umukobwa avuga gutyo bose uramwumva ariko se wakujyana kuri ka kanyubako nkabaza nkakakwereka ukanabyizera byaba ari byiza kurusha nkakujyaneho ariko nta kibazo ngenda kwizera uranyizeye urajya mbanze nkakujyanaho nkakwereka agenga abahungu ngo babaye besikora utagera ngo ndekuwesikora agiye nyine ngo abakobwa benshi bakunze kuvuga ngo abasore turiyemera twemera nibyo tudafite kugira ngo tugere nyine ubaye wumva ko ariko ndi kugufata ntabwo byaba ari byiza nsoke uranyizeye ndakwizeye nanjye ndakwizeye kandi ndagukunda turi kumwe byakaze byakaze see you
bagiye kujya ku muhanda uyu munsi niwe mu Rwanda ndashaka kupiga napiga pilau akira rero ariko se wakwiza hari shogotomu zaje shogotomu bavuga shogotomu bavuga sorwatomu stogwatomu sorwatomu Sogatom. Urabitahura none. Ndabigenda bitahuye neza cyane. Ubwo rugiye kungenuzanire inkoko nyine. Inkoko. Ibirungo bijya mu ipirawo. Umuceri turawufite ndibaza. Ego umuceri urahari. Urugenduza n'ibindi birungo bijya mu ipirawo. Ntibagirwe n'akamayoneze. Kurabise ukuntu nkemera. Ega sisita. Ya mayoneze guhora umuntu abijya. N'ubundi ari aba ari amavuta. Ndagombaza n'amanyasha. Ushaka uzane n'amanyasha. Jangan lupa juga nggak nanti ngomong bahasa Ega sisi hari aku mayoneze ari zigura bitana 500. Nachani ndagwa kuri mama. Nuwagira ari mama. Nari binda yagunda yazana kuri Paul. Namamagara none se sisi. Mbate twaraburanye ariko ni fresh kabisa meze utese fresh cyane nanjye ndashima Imana cyane sawa kabisa usizemo agakote sugiye agakote man ubu ngubu hari ahantu nari nyarukiye gatonya umuntu abagiye guhiga amafaranga so bizize byimisa kusha amafaranga yarabuze mwino minsi my friend yabuze ariko yarabuze pe ngombwa nyine none se wari ufite akazi se warugiyemo none hanga nta kazi mfite bumva ntihatari n'ibibazo gusa ariko ka kazi kiwanje bagize gutya karahagaze akazi babaye ngombwa ko bagabanya abakozi nanjye bangabanya mwabo bakozi none se ngiye rero mfite akazi mfite akazi kadanje akazi mfite rero umva rero n'iryo zina ryawe rya Kidasamura ntabwo riryo rikomeza kwitwa Kidasamura mfite akazi kadanje gahinda namuje mbwiye ko ari ibihumbi 180 yambwiye 180 ariko niyo yambwiye ariko ashobora no kuyongera akageza no mu ijana ariko ikintu gihari akazi ni muri alimentation ko gutinda tudasanga abana gatwaye ni muri alimentation ubwo ni ibintu by'ubucuruzi ko rero reka mubwire nta kibazo ubwo twagenda aho gutwatira gutinda urangira akazi urabizi ikisi ukoze bidangira akazi byana kajya gufatisha ugasanga biriga nanjye tuziranye Kidasamura uranze sinjya nambura pe gende rero nkakujyaneho ubwo ngubwo nawe nugafatisha ukakamera neza rero ubwo ngubwo nawe uzancana okay ntacyo ngombwira komisiyo ubwo urashaka komisiyo yangaye ndabizi mufite nyine icyo urashaka komisiyo yangaye we rero ikomisiyo uzampera sibyo sibaguca menshi ko nawe uri umuntu wanjye amafaranga ugiye gukorera ni menshi kandi ngomba uje naniwe uzamereza komisiyo y'ibihumbi 200 reka nkwereke rero sibyo reka mbe nkukubise gitari ubwo nitugera wenda bakamba umushahara nacyo ndahitanya guhara ikibazo nuko twagenda nta kibazo ni hafi yani ni hafi ahangaha nta kibazo tugende nta kibazo agaburira naho
se wagize ngo umuntu niyagize gutya agakubitwa neza neza kugeraho amafaranga abura amafaranga arabura ariko ku kazi kameze neza buriya kuvuga ngo ujye kujyana akazi kameze neza cyane sawa neza cyane saa gukora neza ariko oya ntacyo sinzi se oya ntacyo ntabwo ibyo bintu byo gutekerezaho cyane nta kibazo gusa tuwagenda uyu mwana se ko mbona wagira ngo yahaje amata akaza agashoborera kugira ngo se ntabwo uyu nguyu yarabaje wica neza utakuvuga mwari murahari ko ni amahoro natwe turaho ufite confidence nyinshi oya ntabwo ari nyinshi ni iz'ubushomeri akazi uragashoboye akazi ndagashoboye nagiye nukora ahantu henshi ugakoraho hari ahantu nakoze henshi cyane nko ku Bumwe Garondi hoteli buriya muri supermarket yabo ninjye wari uhakuriye nanabikoramo nuko nari manager waho nuko nyine ubukene bwanga umuntu akasubira inyuma n'ibyo mabuja ntabwo nakubeshye none se utuye he ubu ntuye i Kanombe hano haruguru ya Fonegisi kugira hano ntago byangora cyane witwa nde nitwa Manuel none se wakorera ngahe Manuel wacu urumaye nk'ibihumbi 100 se ugira ngo hari ikibazo ibihumbi 100 se rubona hano tuzajya tubikuramo 100 nyine ako buriya niwo mushahara maze buramvuze make buriya na tuzajya tuyakuramo wowe rero nyine tujya gukora nuko wiyiziye nyine n'abakiriya kubakira ngewe uzanshinze ikintu iby'amafaranga byo bireke amafaranga azaboneka ndabizi mfite n'abakiramba narakomvese ukangwe 80 dukorane numva nukora neza ushoboye akazi nzakongeza iryo 100 ndiguhe cyangwa se tunabirenze 80 yo ni make wowe kuvuga ijana sibyo ntabwo wahituye mu ijana bivuga amake yawe wenda bazajya bagenda bakondeza bitewe n'uko ushoboye akazi no gukora nyemere 80 urumva 80 na komisiyo naguhaye y'10 urumva byavamo 80 na komisiyo y'10 naguhaye mbere ntacyo ndakugabanyirizaho ndagusubiza bita siko muhuza none ukamenya bibi nta kibazo nayakorera ntacyo yenda ariko nibigenda biza we nimba ukora neza nzaguha amafaranga wifuza rwose nta kibazo bitewe nuko tuzatura gukorana nta kibazo soke noneho numva nta bintu byinshi watangira akazi egeranya ariya makesi rero ave mu nzira kugira ngo abakiriya turi bwakire babone aho bari bwicare hari ababa baza bafite akanyota baje kugama n'akazuba cyangwa baze kubona aho bicara ubundi ndebe nuko ukora kandi nakubwiye ko ndi buguha agafanta yego ashyirane gabura nawe uba ukoze neza buriya ntabwo wari kurenza abana nibura nabi birega n'akazi iminota 10 10 ko kuri umuntu wanjye ubundi bite byawe gusa akira genda wishimye uriya mukozi umpaye nizere ko umwizeye sawa ngaho nakora akazi ubwo ngubwo nakora akazi ntacyo nzabireba kuko nzabireba sawa urimo n'akamase ko kunywa nyine ujya bimamagariwe narebe mwishyuye nanjye ntabwo nameruka ariko mama yadufata urabizi ko atemera umuntu nk'inzoga ariko nyine mu cyumba mu ibanga byatanga ariko rero ariya kuri supermarket uwaje kuri ya indi ya ruguru atani iyo hepfo umenga amafite ideni ariko rero hari iryo hepfo niyo nziza nibo bagira inyama nziza haba n'agakobwa keza haba mu kibazo mu mugore ukaze ese aka gakobwa uravuze ngo ni keza uragatereka hariya rero haba ibintu bya oji bitataye garane bimeze neza hari n'inyama haba harimo inyama nziza nyine icyo makundira noneho agafi kaho kaba kabunga mu mazi gutya kareba kaba koroshye kari kugenda ukica so rero genda unzanire ndaguha inkoko n'ibirungo by'ipirawu hanyuma andi mafaranga uramaganyije ngaho rero nyaruka sha mugabo ndashoje none se nze kuzana kakana kakanuzeye
hari akantu nakubonye ukunda kugira ka kandi kameze nk'umunyu uri mu kantu kameze nka genda we nugerayo umereze uramereze ujya mukobwa ndamubwira ibyo nshaka byose reka sindi ngomba kuguseza ahantu so ngiye reka nihute nyaruka bajya bavuga ngo uraswayo nta kibazo ntabwo ndaswayo uragira gute ndabanga usange hataruma usanga ataruma uri igisazi sha mugabo aka kazi ko mbona kazabirya nkurgira aka kazi ni hatari ariko ngomba gukora uko nshoboye aka kazi nkagakora ku neza cyangwa ku nabi aka kazi ngomba kugakora rero urumva nasigariyeho nari bamutunganyiriza kugira ngo yavuye he ko business ko nawe ugira nyine ntago wumuzi ariko ndamufite nyine urumva